urupfu rwa Tupac iyi genge barayishinjamo uruhare kurikiranwa n'inzego mwe mwamurashe pe nsome kuri jindashe hari n'undi rega bari gutega imitego imiti nawe kandi w'umuraperi nawe turabikora waje kugura urwunge turi ibirara ariko bishobotse bidashobotse byacishe bidashobotse cyane bidashobotse. hanyuma Roki uwo mugabo ufashe ku rutugu kuki ukunda kumugeranya n'itungo rigufi muri filime ryitwa imbwa n'ubundi uri gusobanura nose nabaryo kabiri apfa kabiri uje amasaha yo kumuka yarangiye umuntu wa mbere atangiye guharanira uburenganzira bw'imbwa mu Rwanda yarwaniye uburenganzira bw'imbwa ni Mandela w'imbwa. Right, Jalas Official TV reka nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye nizere ko muri amahoro. Aka kanya ndi kumwe na genge nini cyane ndabona noneho niba ari genge muri za 80 90s mwahisemo ngwiki Roki urupfu rwa Tupac iyi genge barayishinjamo uruhare kurikiranwa n'inzego mwe mwamurashe pe nsome kuri jindashe hari n'undi rega bari gutega imitego imiti nawe kandi w'umuraperi nawe turabikora arusha ikisa Tupac yabonye rebo yabonye rebo papa cyangwa ninde se ni byiza ni byiza cyane aka gasekoro no kadafasetse ni nka kamwe Musa yasetse amaze kwambutsa Abisiraheli hariya bivuga iki rebe ni ibiki ninde yapfuye Roki Entertainment ni iki mane twe Rock Entertainment ni famille ntago ari ibintu by'amarebo ushobora bona byabindubona tutambaye ibintu bimeze kimwe Jara bimeze bite mani Jaras reka mbabwire rero Jaras ni nigange kuva kera mani burasa ngwera 2015 Jaras ni nigange gwera 2015 14 nishimiye kuba ndi kuri channel yawe mwana byahatare asante kandi gwera icyo gihe turabavandimwe pe subiza nishimiye kuba ndi kumwe nawe mwana niya ngo niyo mukobwa agaze hariya ngo nagari ari yawe ngo meze nka muzamuranira upangu rutaruko amacano yo mu Rwanda menshi ntagara yabo tubabona uzi umuntu ifatiza ku gipangu kitari iki cyane cyane mbere umuntu akubibona ku bakobwa ngo agaselfie insotse mu rukumbi igipangu ni cyaba ataha handi muri kwepa kinonga abantu bari gukora sabu kuri boro yanjye mu mbabarire rwose isimbi ni yanjye ni ya Rock Entertainment tubabarire bra no muniga iriya channel ni yanjye noneho simbi ni yanjye nabibabwiye kenshi amavideo menshi murabizi ko simba ari yanjye arasama hano mwakoze ntaribi ahubwo tujye ku bindi bintu ariko channel niyi ndayigura mukore subscribe ubwo hereremo ni urayigura nakanda kagura nimba nkugurira byeri nyuma ya kamera channel niyo ntagura mbere yuko ayigura abantu bari hano mukore subscribe kuri Jalas Official baze ko Jalas yambaye ni poro wambaye ndetse ni gute wambaye poro kandi poro yahanutse yituye hasi poro yahanutse ntago ariho iyi poro yahanutse kwifora iyi ni mu cyo bita toro wambaye toro wambaye po rona yiri ariko mureka bazi ibibazo ziko turi kwivugira nta bibazo afite ariko nazo turi kumubaza ibyo yambaye ibibazo muri rubanda arabaza ibibazo mu bibazo iyi genge nayo ubwayo ni ikibazo kabisa nigeze kubaza Kadafi ndabaza nti muri genge yanyu ni nde muntu wawo undi muvuga muti uyu murara araturenze arambwira ati ninde se utari ikirara wari ubibashije nde wabibashije Kadafi none ni byandi ngo habuze umwe twapfa kuranza kubishyira imbere ya kamera ntago mbikiye coronavirus n'inzembe ngewe uretse Roki ngo avuga ibirara birimo amubwira ibirara biri muri genge yacu bitanashobotse nk'ubu tuba twari tubate turinjirira rimwe Kadafi na Savimbi binjiye nye manu uzana baranyuze ibi birashobotse tubanze ducana utugura icyuma ni fake waje kugura urwunge turi ibirara ariko bishobotse bidashobotse byacishe bidashobotse cyane bidashobotse oya ari bidashobotse n'ibidashoboye ibyacishe ni ibihe kada bidashobotse bitanashoboye
umuntu utaza inyota ni mbi. cyakora bano bahungu ni ibirara mani bazi ko bibeta ngo tujye kunywa icyuma ni fege bo bumva ko ngo mayende yababwira ngo iyo muri mu bantu mutari hayi abantu baba bari kubabona imboga mu menyo. Mastermind y'ibi bintu ni umuntu babona ngo witonze cyane isavimbi neza rundi umuntu utapfa gukeka abe na gato. none ari ukuntu mu kinyarwanda avuga ngo mbwira uwo mugendana nkubwira uwo ari we nkubwira uwo uri we. uretse bereke jara kora akazi ushinzwe tuve hano dutahe sibyo twari twibagiye ko turi wawe mani. reka mbere kuri n'abadukurikiye batubabarire kuba twisanze urabona ko cyane. mwateguye ewan genge mumbwiza ukuri muhagaze nkangahe gutya umufungo Gusa turigurisha. Ko tubaza ngo duhagaze ngaho. oya ku myenda mwambaye nyine uva old school amafaranga hari imifungo y'inyanya n'intoryi n'indagara n'injanga. Turi umufungo w'abantu. ntago biramenyekana kuko natwe ubwacu ntago turayabura ngo turakora dite oya tuva mu byo duhagaze. uzano bigoreye umuntu yakubaza iwanyu bagutekeye nk'imvange utashye umukozi baza ngo kano gapuru uri kurya gahagaza ngahe byakugora sibyo byagorana cyane rero ibintu byerekeranye n'amafaranga twarabirenze twe ntago bake tubaza ngo mwambaye angahe mwariye angahe mwanywereye angahe. Ako cyane dufite ofisi ya contability ishinzwe ibyo bintu niwe wajya kubaza imyenda nyine tutanayikorera hamwe nka Jamara ajya mu masoko yo mu cyaro. n'ibiro Jamara ajya mu masoko yo mu cyaro aho imyenda igura make. Imyenda ntago igura biterwa naho wayiguriye. Imyenda naguze nzayikurira moto. Na muri umuntu wanjye azayambara ndagasa. Wibaze ko yaguriye. wari nk'ubukwe wa foto wambaye ngondaki uyu munsi dushatse twanabigira international Nariba ki old school turi old school ya. ibintu bari barabigize ubutinganyi. niyo mpamvu bavuga ngo ndagasa aya aho iyo birakabije. duhuriye hano uyu ni umuntu duhuriye hano uyu munsi hano kandi twambaye kimwe arakwihakanye ariko jama Imana reka mbabwire Yesu bera mu byaha byinshi yashinjwaga baravuga ngo Yesu abari kumwe n'indaya kumbe zaje kumusaba imbabazi. Yesu ari kumwe n'abasinzi ngabari bakabimushinja. Impamvu tubonana n'uyu muhungu uvuze ari amagambo mabi twanze kumuta. Hari abantu bivuga ngo kimugendana n'umuntu w'indiscipline umeze kuri ariko turi kumuhindura. Ubu mubona kuba avuze ahubwo kari agatutsi gato nuko turi kumuhindura pe. Nimba yibobo ariko nuwacu twamusanze iyi nda ntago yari afite tumusanga muri Borodire agereye muri RI twaramukoze nabire bitutsi nyuma y'umwaka ndabasezeranya kazaba yahindutse sibyo jama sindi kugerageza nataduhindura tuzamuhindura oya mwabikata mutabikata mayiboni nde ariko uyu munsi ni old school kabisa. oya old school reka mbanze mbabwire sibyo mu buzima tujya twambara amakote abanyarwanda bakavuga ati RI twambaye amakote tumeze neza kandi mpamya nashidikanya ko abantu bambaye neza mu Rwanda iri joro ari twebwe sibyo ni ukuvuga ngo abakomvayeri bose imodoka ziziko ziba ari izabo ngo abakomvayeri bose nsezeranya kuri busubira ibintu bya jama ndabisiba pe bisibe fresh ya twambaye ariko ibyanjye nubisibe usibe ibya jamari abi byanjye babyumve ko jamari yavuze ibintu bibi kadu no kwango aho kugira ngo avuge kare akana avuga ngo gafate nyine akagutera nk'imana twaye imodoka akagutera nk'amazi urumva mwitwaye imodoka ugatera nk'umuntu amazi urumva no ngo ubukeka kagututse ugahita umubwira ngo aya nyoko Yamukora shakwirya. ariko se kimomo ni ndari gutubiza ku ruhande kimomo kimomo safari dufite awadi mureke batubaza ibibazo. tubaze bro tugiye kubaseriye duceceke batubaze buri muntu asubize icyo mubajije. Dutangire ikiganiro ko ntabwo ibi bintu biri burangire. Mutubaze ibibazo. abisibe ntabwo ubyizeye Ndareka jonjana na nkoropinze kanje kureba ko ndimo. ugiye kureba kurimo Wibaze ko nagiye bakugira ngo mbe ndimo.
Rocky ejo bundi mwabonye awadi nka Kimomo Safari. Rocky Rocky arahuze. Man uriya muvugizi w'amafaranga man. Uhese. Wa RI. Tugaruke hino muzayabona umuntu yapfuye muze murira mutazi n'izina rye. Uriya muntu agiye kugukandira igisebe se? Mugiye gushaka iki? Cyo gushaka abakobwa b'inshuti zacu. Jara Abafamiliye dutana abafamiliye. garukarata kuri Kimomo Safari twikome ntago tuva aha ndabizi. Bano bantu banywe ibintu by'ubururu dore ngiye. Tubaze Biragoye. Ko mbona nkuzi bane ngo si we nshuti ya Genge. Ariko yahise avuga ngo nije. Ariko akomere kuduhiriza. Ubutumwa bugufi yemeye kuduhereza ubutumwa bugufi. Oya nimumbwire kuri Kimomo Safari nyabuneka. Man mambo mbare basi bagire siko abantu bazagera ngo meze nkamwe. Kandi ari nje bashuka. Kandi wagira ngo numeze Jara twigire seriye. Sekere katwivugire kuri awa. Dukore bya bintu abanyarwanda bakunda byo kwigira seriye kandi atari byo. duse nk'abantu bari seriye. Katubyigire nyine tubabwire. Ariko abanyarwanda bira bintu ubona ukuntu babikunda. Bakunda abantu babafere katubafere. Okay tugiye kubabeshya ngaho tube seriye bite? Muraho mumeze mute mwitwa bande? Ngaho mbwira kuri Kimomo Safari. Mwabonye award ejo bundi. Ni company ntekereza ko itamaze imyaka irenze n'ibiri. Umwene suruzuye. Bivuze iki kuri Kimomo Safari? Mane ikintu navuga. Hari ibintu dukora urabona nyine twese hano hanze tuba tugerageza ubuzima kuvuga ati dukora iki niki. Navuze tireka ninjire mu bukerarugendo muri kitwa Kimomo Safari ariko by'umwihariko gahunda yanjye yari ugupromotinga domestic tourism. Sibyo? Ubukerarugendo bw'indani cyane cyane. None mbikora ariko ngira idea yo kubatereka nkiremo n'abanyamakuru cyane cyane bagende nimba tugiye gutwika mu ruhano runaka tujyane n'abanyamakuru n'umuntu utajyanye natwe abantu batemera ubukerarugendo b'urubyiruko bavuga ati amafaranga agomba kuririrwa gisimenti no mu kabari ubone ko nahara habaru waziri ryashamiye turabikora abantu benshi ku buryo amapariki menshi yo mu Rwanda nasuye na company yanjye yose yagiye avuga ngo n'ubwa mbere tubonye company kuva twafungura akagera twafungura ibirunga twafungura iki tubonye abantu benshi bazanywe na company imwe ari benshi b'abanyarwanda kungena jyanaga amabisi 5 6 10 kiniki ibyo ntago byari bisanzwe mu bukerarugendo oya wimuraga bari bazi bisi imwe ebyiri kuvuga ngo wajyanaga ngaho company yasenyutse najyana njyana wivuga ngo ngena jyanaga wajyanaga nyine turi kuvuga yarambaje ku gikombe twatsindiye impamvu twagitsindiye nuko muri icyo gihe mbere kugitsindira twajyanaga none ubu ngubu ibyo tugiye gutsindira turacyajyana turabajyana no ku kwezi ndashaka kujyana abantu ku kwezi uri kumva bigenda neza Imana iradufasha tubona abakire abantu baratwereka urukundo baraza nanashimira abanyarwanda muri rusange bose kandi icyo nabwira urugendo rwose rwateguye na Kimomo Safari ni ruwaziri man twe ntago tuba tugiye gushyingura byayenda abantu bahaguruka bari mu bisi bameze ngo nibagera mu Kagera bakabona impyisi nibwo ari bufotore uhaguruka risho kuko muri iyo bisi uri kumwe n'intare ariyo nge uba wamaze kwibona tayari impyisi mahuma mugendana muri bisi ingona agasamuzuri muri kumwe imimbi muri kumwe ikinyamwe Kadafi irindi zina ingona ariko mama urumva byose uhagurukana nabyo muri company yacu y'ubukerarugendo RDB none nayo byarayicanze RDB iravuga ati iriya company y'ubukerarugendo ntabwo ngo ni company bavuga ngo company y'inyamaswa zijyana abanyarwanda kureba izindi nyamaswa byagenze bite RDB yarumiwe ikintu turi hano bibera abanyarwanda turi kubahe ubundi visit Rwanda twasanze iri lokale kigira international bango baze ko company yatijyana izindi company kureba izindi nyamaswa ariko turashima Imana nyine niyo mpamvu twabonye n'igikombe cya company nziza yatembereje abantu mu Rwanda nicyo kintu umuntu aba yagiye muri Kimomo Safari wanzuza ugasanga ku bitangazamakuru handitseho Ndori Safari kandi bagiye muri Kimomo Safari DJ utatugonga watwaye abandi ariko
sinzi abantu bo muri parike hari ukuntu bakundaga kuvuga ngo ubanza ngo ariko iyo mwaje ahubwo inyamaswa ziza kubareba ugasanga rimwe na rimwe abantu inyamaswa batajyaga babona buri uko tugiyeho twebwe turazibona noneho bivamo umugani no muri parike bavuga ati ubanza rimwe ziza kureba kuko usanga ku mihanda zagiye ngo ibisiga mu kinyarwanda kizavuga ngo ibisiga bisa bitorera. Oya twe muri make ntabwo tujya kureba inyamaswa muri pariki ngo tuzige zo ziza kutureba tukinjira muri pariki. Oya byarabatunguye abantu bo mu Kagera byarabatunguye barabitubwira ibyo bintu. Abanga nyamaki n'iki baroga. baze ko ndimo ndakirigita ingwe ndagapfa. Ya Jara ushaka urupfu uzise Jara ngaho tubaza ibindi bibazo ariko umenye ko ibintu byerekeranye n'ubukerarugendo byo aho twabisanze turi no gutegura urugendo rwo guserebura igikombe cyacu. Abanyarwanda bari hano mu Rwanda babyumva mureke tumenye u Rwanda rwacu mureke duserebure kino gikombe ni ku mafaranga makeya tugende turyohe. N'urugendo rumeze gute niba mwaramaze gusetinga rumeze kuntu tugiye gusura ibirunga tugiye gusura ikirunga bita Bisoke tugiye kucyurira ni ikirunga usanga hejuru hariho n'akantu k'akayaga ari amazi ubundi ntabwo byemewe kuyoga ariko abantu tuzajyana tuzana barohamo boge ntari ntabwo ngera kugira inyota ariko mva abantu mwemwe tayari iyo uhageze ntabwo ngera kuyaga ya no komeze ngaho komeze tubaze reka tube seri ariko twigire seri susko abanyarwanda bakunda umuntu yagize seri reka mbivuge mu gifaransa je suis sérieux mugani wa Christopher ngo Petro je suis sérieux. Hanyuma Roki wo mugabo ufashe ku rutugu kuki ukunda kumugeranya n'itungo rigufi muri filime ryitwa Imbwa rigiye gusobanura nose nabaryo kabiri apfa kabiri uje amasaha yo kumuka yarangiye umuntu wa mbere atangiye guharanira uburenganzira bw'imbwa mu Rwanda yarwaniye uburenganzira bw'imbwa ni Mandela w'imbwa bamaji baza bakurikira abande bati njyewe ni Mandela w'imbwa ngendi Mandela w'imbwa amaji humura ndi Mandela wawe wambwa uyu nyine ni winspiye amaji kwitabira bintu nyine niyo winspiye. Hanyuma ejo hari umugabo witwa Ndahiro Valence Papi natangiye bivugaho ariko si twabiganiraho neza witwa Ndahiro Valence Papi wasinyishije ayo papi bahoranye muri Rocky Entertainment CEO ari hano n'abandi basaza bose CEO uvuze CEO ka CEO nukajya urya amagambo man uri umunyamakuru Telesenke security cyangwa uri umudiji Telesenke security ari kintu kwa papa mu gacinjiro biriya bintu mwabibonye mute urumva hari amasezerano afite hari indirimbo ziri kuri RI wenda Rocky sinzi rero wabidusobanurira uko bizagenda niba Papa Cyangwe azakomeza kuzigiraho uruhare cyangwa ubwo byarangiye bimeze bite nyine ko yamaze kujya mu yandi maboko ku buryo bweruye yagiye mu maboko ya Ndahiro Valence Papi niwe manager we ntago rero bireba Rocky wenda vuga ku ndirimbo ze yakoze indirimbo zihe ntazuzi izo yakoze ari kumwe na Rocky ziri kuri cano yande yazarishyuwe ibyo rero ntago akabibajije Jara yego imbere y'igihe si igihe nyuma y'igihe si igihe ni igihe uri gusubizwa neza umva ngo byararangiye uri kwisubiza yego byararangiye Papa cyangwa agiye gukora indirimbo bro ziwe bro sibyo tujye ku bindi bibazo tureke uwo muntu tubaze kubari hano batazi Imana ishimwe ko bino bibazo mbajije bitarimo hano kuki muba mudashaka kuvuga kuri Papa Cyangwa ariko urabona umugabo ujya akigamba umugore batakibana wari wabona ibintu bibaho wari hari ubizi none si biba byararangiye ex nyine ex bisobanura iki biba birangiye Papa Cyangwa ni umusani mareka mbabwire wamuretse
tujye ku bindi bibazo ntabwo uriya muntu tujya tumuvugaho mubwire ngo nka Sina Gerard mubwire ngo kigera gisimbuka dubaze nk'igikeri nk'uko uyu munsi ukuntu mwambaye numvise Kaboya bikomoza aravuga ngo mwanze kwambara ibintu by'amasuti amakositime mwarayambaye igihe kinini ngo kuri ino nshuro mwari mwahisemo kwambara gutyo ndetse na Rocky yavuze ngo bya bintu by'abapede sinzi byari byo ari amakote twambara tuba turi gufera man ku mutima ubundi ni gutya tuba twambaye ngari nk'umutinga ariko uko mwabyambaye ntabwo mwabyambaye mwarabyambaye murabireka byambara mbive muzi ko ingwa agiye kujya muri Mr Rwanda so yaririmbye ari ikintu mutazi isuti muzi ikintu bisobanura ubona ko wabihinnye isuti bisobanuye isutiye ni uwo mubwira agiye kujya muri Mr Rwanda sibyo Mr Rwanda igeze ahari indimuka nubwo ari bw'igitangira ibe nanjye harya wa munyamakuru ninde ureshya n'iyi mikrofone wagiyemo Peacemaker oyo rero ntabwo aguca ntugira ngo ntabwo agiye muri Mr yagiye mu gatwiko bahise bavuga ngo ntabwo ari rudasumbwa ngo ni rusumbwa ngirushanwa ngo ryabaye rusumbwa Sempinga habaho nyampinga aba ni abasempinga basugaba filime ya Karemera y'umugabo bita Semikori wasanga n'uri yagiye muri Manjara twasoza se twasoza pe ngo dushimire kugira ngo dusoze dusoza buri muntu uri muri genge nagira ikintu atubidore nka King nta kintu kimwe yavuze sigaye yitwara nk'aba bounce ubu ngubu barashe ngaho mbaza Jara wowe ni iki cyagukuye muri Giti Business Group ukaza muri Rocky Entertainment ngaho aho haruse ko nanahazi ngewe mbarizwa muri Rocky Entertainment no kuvuga ngo abanyarwanda ikintu babwira tugiye kubaha filime nziza z'inyarwanda ariko mu Rwanda bakina filime ugasanga abantu bari gushidikanya ngo ese ngeze ni théâtre cyane ni filime ni comedy ni iki turi gushaka kubaha filime zigezweho mpuzamahanga zazindi umuntu wese abona akavuga ati ni Hollywood yimanukiye ayipuri mu bintu ugiburi wanwe y'amata nawo urakumva mu bantu babiri inyuma nzi ko bazamfasha cyane binatuye naho tugeze kuko turi gukora tayari bazayibona bagiye kuri Rock Entertainment channel yacu bakore subscribe uyu mugabo King ni umuhanga cyane mu bintu byo gukora ama video ni inzobere ama publicité yake abiri inyuma nyine umuntu uzadufasha cyane uri no kudufasha tunashimira channel yanyu ko mutwemereye tukayamamariza aho tutabapesha none ko ku cyicaro cy'agasobanuye uyu mwaka wadi yabaciye mu myanya y'intoki mwakoze wadi se yaduciye mu myanya y'intoki umusobanuzi w'umwaka ngira ngo ndi umusobanuzi w'umwaka ndi umusobanuzi w'ibihe byose w'imyaka ibihe byose ikintu tutemeranyeho na Savimbi ni kabibona gusa uzi se Jara ikintu nakubwira cyo ni kimwe ibintu byerekeranye no gusobanura byo n'abadukurikiye barabizi nago ari ikintu twanaganira ngo tuvuge ngo umusobanuzi n'uyu umusobanuzi w'imyaka iyo bigeze mu bintu byo gusobanura you are the bad one nica n'amagene ibyo byo tunabyiborera ahubwo tujye tuvuga ibindi byo gusobanura byo nari distance mvuze ngo iki Jara agasobanuye ni muri Rock Entertainment ikigo cya mbere mu Rwanda gisobanura filime mvuze ngo iki ntuzongere kubibaza uvuze ngo urakoze rero hari undi muntu ufite Jean Marie waniganwe ijambo bishobora ko nshaka kuvuga se giye niba udashaka kuvuga rero ceceka kujya baravuga ntacyo mvuze niteranye hari ikindi agira ryo kwicuza ibyaha mana tubabari Kadafi nasenga mana G umunsi ariko Kadafi ubururu mwamuhaye bushobora bwamukozemo akazi ese babushyiraga mu ikobo mwabushyize mu muntu ubururu bwacitse asigaye black mu mutwe sundi ko asigaye kanta umagomba sengere njye mwanyishe
abasengere dore yambaye n'umusaraba adafite ibisubizo byo kwa muganga arabizi ni ibisubizo byo kwa muganga byatumye afata mu mufuka mpaka Kadafi agiye kudusengera man Kadafi arasenga yambaye isengeri mureke tugende okay sawa nta sengesho ziri hano gusa Nyagasani abantu mwakoze sub murakoze Nyagasani abarinda amahoro Kimo nibaguye mikoro tubwira akantu ka nyuma ubundi ugende kajyanye n'inkuru nyinshi wavuzweho umwaka ushize mu nkuru nyinshi ntago nabonye utarigeze wenda bikararifiya cyane ariko wenda ni ubushake bwawe ariko ushobora kugira ikintu bitubwiraho hari umubouncer waje no kuri channel yanyu uwo numwe ari kuvuga Rocky abavuze ibya channel nabo bazanye mo Rocky papa cyangwa Rocky isa nk'uduha balance y'izo nkuru ikintu nababwira cyo mu magambo make nuko urabizi mu Rwanda usibye no mu Rwanda no mu gihugu iyo bigeze muri showbiz kugira ngo umuntu agaragare kugira umuntu avugwe kugira umuntu bamumenye biragoranye sibyo biragoranye ku buryo bigera ku rwego rw'uko kugira umuntu atwika ari uko yifashisha batwitse mbere ye akabashotora bavuge reka mbivuge mu Kinyarwanda igiti kirimo imyembe nicy'abana kuri segonderi cyangwa kuri primaire bateraho amabuye ntabwo waba uri igiti cyahunduye ngo kandi ikindi nakubwira kubavugaho kuvuga kuri ibyo bintu byose gusubizanya nabo kantu kose kavuzwe perezida wacu ngira ngo nigeze kuvuga ngo abantu barakuvuga baramuvuga cyane ujye ubibona baravuga kandi ubona ibikorwa bye birivugira baramuvuga cyane ariko aravuga ati abakuvuga igisubizo ni kimwe ntago ari gusubizanya nawe amagambo iyo speech lift igisubizo ni ibikorwa ugakora gusa abantu bakajya bavuga ati siko bavuga ibi ibikorwa bye bikavuga ibi barabibalansinga bakabona ibikorwa bivuga kurusha amagambo urabizi ya rero narahitinze iryo kosa rya mbere nakoze ikosa ryo guhitinga none ngiye no guhitinga nsanga guhitinga byari rukari mu Rwanda mpitinga biri international uri kumva none mitinga ku rwego batatekerezaga ku buryo buri muntu wese wumva atekereje ibintu byo guhitinga avuga ati dusebye umuhitinze Imana y'abahitinze tuyivugeho kugira ngo barebe ko nabo bavugwaho niyo mpamvu rutazigera ubona nsubizanya n'abantu magambo ibikorwa hashya nicyo gisubizo nagwa nyine rubanda bashaka kuzamuka rubanda bagira yabo nsoreze kuri ibi bintu by'icyangwe nagiye ngarukaho mwambaye ubwo hari ibintu tuzi bisanzwe bya kera East Coast West Coast bose bari abantu bahanganye mwebwe mujya gutekereza style mwari muhagaze mbese muri iyo ngiyo West Coast bro tura West Coast nimwe mwamuhitanye dre oya yarihitanye cyangwa hitanywe n'abantu bari kumwe gusa twebwe ku mutima yacu ni West Coast duhagaze gutyo gusa nyine ntago ari ibintu birenze turiyambarira nyine ibintu twabonye turagira ngo abanyarwanda bamenye ko dishi zabayeho bro ubundi ikintu twe tuba dushaka ahanini urabona abantu bose ahantu hahiye hari akarori iki n'iki bumva ko kuhavumba cyangwa se kuhatwika ari udukote amakote bayatuziho ibiki babituziho kandi twe dutandukanye na rubanda akantu ko kwita ngo uko dusa aho inyuma bitandukanye n'uko dusa mu mitima abasasante byarasofisha